Isomo ryo mu gitabo cya mwene Siraki. Nyirimvugo nziza agwiza inshuti, kandi ijambo rinyuze umutima ryongera urugwiro. Jya ugirana umubano n'abantu benshi, naho uzakugira inama uzafata umwe ku gihumbi. Nushaka kugira umuntu inshuti, jya ubanza umugerageze, kandi ntukihutire kumwimariramo. Koko rero hari ukubera inshuti mu byishimo, amakuba yaza akakwigarika. Hari n'ubwo uwari inshuti ahinduka umwanzi, akakumenera ibanga rikagukoza isoni. Hari n'undi ukubera inshuti mugasangira utwawe, maze amakuba yaza akakwitarura. Iyo ukungahaye akwiyegurira wese, akisanzurana n'abagaragu bawe, ariko iyo uguye arakurwanya, akirinda ko muhuza amaso. Jya ugendera kure abanzi bawe, kandi witondere n'inshuti zawe. Inshuti y'indahemuka ni ubuhungiro buhamye, uyibonye abaronsa umukiro. Inshuti y'indahemuka ntacyo wayinganya, kandi nta munzani wapima akamaro kayo. Inshuti y'indahemuka ni nk'umuti ubeshaho, abatinya Uhoraho bazayibona. Utinya Uhoraho aba agize ubucuti bwiza, kuko inshuti izakubanira uko uyimereye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho udukomeze mu nzira y'amatangazo yawe. Uragasingizwa Uhoraho, umenyeshe ugushaka kwawe. Nzahimbazwa n'ugushaka kwawe, noye kuzibagirwa ijambo ryawe. Uhoraho udukomeze mu nzira y'amatangazo yawe. Mpumura amaso, maze nzirebere ibyiza by'amategeko yawe. Unyumvishe inzira y'amabwiriza yawe, kugira ngo njye nzirikana ibyiza byawe. Uhoraho udukomeze mu nzira y'amatangazo yawe. Niduhorana urukundo tuzaguma mu Mana. Imana ni urukundo. Aleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu ajya mu ntara ya Yudeya yo hakurya ya Yorodani. Abantu benshi bongera gukoranira iruhande rwe, nuko abigisha uko bisanzwe. Abafarisayi baramwegera, maze bamubaza niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we, ariko bamwinja. Arababwira ati, Musa yabategetse iki? Baramusubiza bati, Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore, akabona kumusezerera. Yesu arababwira ati, icyamuteye kwandika iryo tegeko nuko umutima wanyu unangiye. Naho mu ntangiriro y'isi Imana yaremye umugabo n'umugore, niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya icyo Imana yafatanyije. Basubiye muhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati, koko umugabo usenda umugore we akazana undi abasambana, umugore nawe utandukana n'umugabo we agacyurwa n'undi
aba asambana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe bakristo, kuri uyu munsi wa nyuma w'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025 dushimira Imana. Twaje kwishimira kuko ikomeje kuyobora intambwe zacu, ikomeje kuturinda ikoresheje ukuboko kwayo gukomeye. Tuyiragize rero n'uku kwezi kwa gatatu tuzatangira guhera ejo ku itariki ya mbere nyine z'ukwa gatatu, akaba ari n'ukwezi tuzahimbazamo igihe gikomeye cy'igisibo kidutegurira guhimbaza aho ukwemera kwacu gushingiye, umunsi mukuru nyine wa Pasika. Icyo gihe gikomeye cy'igisibo kizadufasha kwitegura neza guhimbaza aho ukwemera kwacu gushingiye. Nyagasani Yezu, turagushimira kandi turagusaba ngo ineza yawe iduhoreho, kuko amizero yacu ashingiye kuri wowe. Amasomo y'uno munsi wa nyuma y'uku kwezi kwa kabiri aradufasha gusuzuma aho tugeze rya tegeko Nyagasani Yezu yaturaze, itegeko ry'urukundo. Umubano wacu umeze ute? Amasomo uko ari abiri aradufasha gusuzuma uko urukundo hagati yacu ruteye, ariko cyane cyane uko umubano wacu, ubushuti bwacu hamwe n'Imana uko buhagaze. Mwene Siraki ati, utinya Uhoraho abagize ubucuti bwiza. Gutinya Uhoraho, kumwubaha no kumukunda n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'amagara yanjye yose. Ufite Uhoraho nk'inshuti aba afite ubuhungiro buhamye bwizewe, kuko Uhoraho akubera ikiramiro mu gihe cy'amage, kuko Uhoraho akubera byose mu bihe bikomeye akakurwanaho. Uwabonye Uhoraho, uwakiriye Uhoraho mu buzima bwe, aba yaronse umukiro nk'uko mwene Siraki yabivuze, kuko Uhoraho ari inshuti y'indahemuka, akaba n'umuti, niko bavuze mu isomo rya mbere, akaba ngo n'umuti ubeshaho, akomora imitima yamenaguritse. Uhoraho niwe nshuti nyanshuti, ntameze nkatwe abantu, ntameze nka za nshuti cyangwa abo tubereye inshuti zikubera inshuti iyo byose bimeze neza, bigenda neza, nyamara amakuba yaza zikakwigarika. Uhoraho atandukanye na za nshuti za zindi z'indyarya. Uhoraho atubikira ibanga, akaduhisha mu bwiza bw'umutima ugira impuhwe. Nitwigana ariko kandi uwo Uhoraho, iyo nshuti nyanshuti, kuko turi abana be, natwe tugirane urukundo n'ubushuti bizira amakemwa. Tugirane urukundo ruzira gutana, rwa rundi twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi. Urukundo ruhuza umugabo n'umugore, bombi bakaba umwe, bagahuza imitima, bagahuza ingendo, bagahuza ukwemera. Yezu ati, mu ntangiriro y'isi Imana yaremye umugabo n'umugore, ibaremana umutima wayo ukunda mu ishusho n'imisusire y'Imana. Yezu ati, niyo mpamvu umugabo asiga se na nyina akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bavandimwe, muri iki gitambo cy'Ukaristiya dusabire ingo zitabanye neza, ngo Nyagasani abahe roho we yongere kubateramo icyanga. Yezu
atsinde roho mbi zitera amakimbirane mu miryango, roho mbi zitera urwango mu miryango mu bashakanye, maze umuryango koko ube igicumbi cy'urukundo n'amahoro. Dusabire kandi abakobwa n'abasore bitegura kubana karamata. Roho w'Imana abe rwagati yabo, abahe gukundana uruzira uburyarya, bakunda Imana y'urukundo ruzima, kandi urukundo rwabo rwere imbuto y'ibyishimo, imbuto y'ubugwaneza, imbuto y'amahoro. Nyagasani Yezu nabane namwe.